turabana namwe turabasuhuza kandi turabasuhuza turabasuhuza tubifuriza amahoro turabasuhuza bisajya bisaritse amasoso ruhanga rubengerana amatama akaba atemba itota akaba arahaza umuntu w'izi wacu muhaguruke kandi muhaguruke nk'isibo kandi ntugire ikibazo byaciyemo ntugire ikibazo abyirukana atagira amakemwa kandi nguyu atagira ubwoba ntimukangwenye ndacyacyuze tanyi cyane intsinzi idatsindwa idatsimburwa rubera kunesha ni rutebezambuga mu ikotaniro yatambuka agaragiwe n'abagaragu abagabe bakamugabira gaje kubw'ubutwari nicaca ngoro n'umusore w'ibigango n'imbimburira abahizi yigaragaje mu ikotaniro ry'igihe kumusha murambura intambwe hinda n'indo aramurase kibara kimuneza mu gihumbi ibwami baramwamamaza kari rukotana rukatana barukanze akabarumenesha rwizira amakombe ahubwo kandi tera intambwe mfura yabeza umuko wakwezi gasha gira ngo murabibona iyi ni muhazi tuje mu bukwe mabure wowe wanze ku mu bukwe bwawe ngo nta hantu nzagera ngo nta kintu nzagera none dore ngaba kuri muhazi bampamagaye nkurikira shiremo agakote hanyuma ibindi tubikurikirana ahubwo rero ahubwo cyane ne musishira mbere ngiye kuyobora ubukwe hamwe na timu yiwe rubyutsa b'intore bose barahari mwakagira imana nitegura imeze neza cyane ibintu byose byarangiye ubu ngubu tugiye kwakira abashyitsi mu kanya n'abasanga bagenda bicara gake gake aba ni barubyutsa b'intore bari kumanuka bava kwitegura cyane n'udusuti twiza cyane baratarama bose bakanyurwa pe barubyutsa b'intore mumeze gute Janvier ko beta mwana naho uyu nguyu kwivuga cyane arabyumva pe cyane ariko reba ukuntu amanuka nk'inyambo ariko mana barubyutsa b'intore ko bita naho cumugara naho kazi umva ukuntu araririmba hajyaho niwe wayihimbye neza mwana we ni muze dutarabe Fabrice Rukumbuzi eze gute ngo niwe watwaye Youth Connect umusizi ukomeye cyane nawe akaba rubyutsa b'intore sigari muri groupe ya rubyutsa b'intore mwese mu following mu manuke mujye nta kibazo Janvier mu gasuti kiza cyane yifunze Janvier umunsi wumva umeze gute umunsi umeze neza kutoka Nyaruguru kugera aha ngaha ariko dushimira rubyutsa b'intore rwose ko mwahatubereye mukatugeza ahantu nkaha ku mazi waberetse naberetse bose birasa neza cyane birasa neza aha ngaha tugiye kuhatana ku Rwanda bitinde hanyuma nejo bude burinde buke Fabrice bitewe na rubyutsa b'intore akazi dufite hano tugiye gutaramira abanyarwanda bakoreye ubukwe hano kuri Muhazi Flowers Garden heza cyane pe ni heza cyane ndabibona kandi ndabona n'abantu biteguye ibintu bimeze neza cyane rwose ntago bari buze kugira irungu hamwe na rubyutsa b'intore ibintu ni byiza cyane wakizeza abanyarwanda ko rubyutsa b'intore izabafasha iki mu minsi iri imbere rubyutsa b'intore aho bazadushaka hose turahari nko kubasusurutsa ushaka ibyishimo n'umunezero tuhari kugira ngo tubigushyikirize aho turi murabizi ko nta rungu rwose warakoze cyane wabyumvishe Janvier burya aririmba Janvier rwose baririmba neza cyane rubyutsa b'intore iri kwisonga ndakurahiye cyane ngomba nkuroga sangwa beza dusangiye nyaboneka ababyeyi bacu inshuti n'abavandimwe z'umuryango akaba imfura yabeza cyane nyaboneka mudukundire mutere intambwe kugira ngo mugane ibyimbo mwegere ababyeyi duca akabugi maze duhina uruti dutaramane na rubyutsa b'intore
intwari cyane abataramye ibyahamye, tukaba intsinzi idatsindwa idatsimburwa, tukaba rubera kunesha. Turi rwa rutebezambuga mu ikotaniro, iyo dutambuka tumurikiwe n'abagaragu, abahanga batugabira gaje kubw'ubutwari. Turi bacacangorore, turi abasore b'igango, turi bambimburira abagabo, twigaragaje mu ikotaniro ry'ingingo. Umubisha tumurambura intambwe hinda n'indoha, turamurasa ikibaro tukiboneza mu gihumbi. Ibwami baratwamamaza tukaba warumenesha rwizira amakombe. Ahubwo kandi ababyeyi bacu ba mico myiza b'i Rwanda, abari beza bazira umwaga, ababyeyi basokoje uruhanika, abasaza b'imvi zaba uruyenzi, mukomeze mutera intambwe. Bashiki bacu bafite imbavu ndende, nyaboneka hambavu uruti ruhagaze neza, namwe mutera intambwe maze twakira abashyitsi. Ahanga tugiye gutarama agati gaturika kandi kamere, kandi murabana na barubyutsa b'intore. Ni bande nziza cyane, ni itorero ryiza cyane, n'abamusi n'abatahira n'abasirimu cyane byahamye. Ahubwo kandi mama we, ngira ngo muramwumva MC wacu, MC Shyirambere, dukomeza kubana muri bino birori tukizihirwa tukurura akayaga gake gake hano ku mazi. Igitero kibonye kiratetera kikagomba ntabaza. Mama datwa ntunya kurugamba kumva imirindi yaje mu mpega y'abasari ya mirati ngo kuti kotaniro ry'abahizi ndatabakorugamba ratabarutse. Mama we, nanjye ndaje rukera igikwiye mu badahatwa gususurutsa nka bimanzi ruhemure rwanya mu kibande bunye. Inyesha gitaramo navutse mu bezi ntaramana guyankuranisha gishanga bangire ndahiro. Muraho neza. Hanyuma mugiye gutaramirwa muri kano kanya narubyutsa b'intore, ntimuri buze kugira irungu. Yemwe bahungu nimuze tujya umugambi wo kubyina ikizungerezi. Izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, inari mfite imfizi nyitiza rubanda, buke mu gitondo amariza aragenda. Naho rero izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, inasanze agasaza kaganyakiyesura, nk'icyamu busore nasubira ngashaka, nasanze agakecuru kiyesura cyane, nk'icyamu bukumbi nasubira ngashaka. Naho izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, yemwe bakobwa nimuze tubyina umugambi wo kubyina ikizungerezi. Naho izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, yemwe bahungu nimuze tubyina umugambi wo kubyina ikizungerezi. Naho izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, gukunda ni byiza, gukunda ni byiza, nayo yicari yakunze bucyana. Naho izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, mubyeyi umukobwa bagira amahirwe, mubyeyi urwa n'akagire nyampinga. Naho izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, umwiza n'umubizi n'abayenganya, mukabarisa agenda avunagura ingingo. Ngaho izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo, nawe izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo. Ngaho izi ni ikizungerezi kina rugamba nk'ukwikina mu miyo. Nyirangeri nyirangenda we, nyirangeri abeza we, turabaramutsa cyane abashyitsi bahire, nimuze
turabapfutse cyane tubakiranye ubwuzu we yewe ubwuzu n'urugwiro we turabaramutsa cyane utashye urushara we yewe utashye urushara we yewe utashye urushara turabaramutsa cyane turabaramutsa cyane umwami we turabaramutsa cyane turarira we turabaramutsa abakobwa barira we abahungu barayikeza we turabaramutsa cyane abiwacu umunsi mwiza abiwacu byiza bibereye u Rwanda
cyane Rwanduraho kari hari kaminuza Rwanduraho Ngwino cyangwa hari kapitali Rwanduraho Gere kuri muhazi dutarame Rwanduraho Byiza giwacu bihoreye amaso Rwanduraho Rwanda rwatubyaye rw'abanyarwanda Rwanduraho amata y'imanzi ishema ry'u Rwanda Rwanduraho uraho Rwanda we uraho rwatubyaye Rwanda uraho urwagasabo uraho ngo byiduhetse Rwanda ngo Rwanda uraho Rwanda umwana ugi wabo n'abari misa Rwanda wiyabaze misi n'abagitashya Rwanda igiti kimwe nyabusa n'ikibyara ishyamba yewe n'umwe kandi ntiyunga umuryango aho bategarugori bahari mu Rwanda yewe turufate neza turutera inkunga uraho Rwanda yacu uraho Rwanda nziza Rwanda uraho urwatubyaye uraho urwagasabo Rwanda uraho ahubwo cyane ahubwo rero nkundira cyane ngabo yanze gushira amakenga uti n'inkera yabeza ndigwizira ngabo rwa mugenzi w'icu murindoza bataragishije muze dutanaga u Rwanda burinde bucya dutarame twinikize inkera kandi turacyura inganje maze rero muze kwivundira abasangwa dusangire kandi n'abashyitsi tubakire n'ingoga baze nta gishyika bashyike mu byimbo twabageneye twinikize inkera nta musutso nta mususu maze dusangire ku muganwa w'iwacu tuze gucutsa inkera ducanirwa uruti mama we niyo muze dutarama cyane ahubwo rero murataramane natwe kandi twese twaje turabasuhuza turabasuhuza tubifurije amahoro mukomeze mutere intambwe kandi mwizihirwe twakira abashyitsi ababyeyi beza cyane mukomeza gutera intambwe ba mico myiza b'i Rwanda mukomeze twizihirwe mu gitaramo cyiza ba ruhamya rw'abagabo mukomeze mutere intambwe kandi mwizihirwe Turabasuhuza
namwe turabasuhuza kandi turabasuhuza turabasuhuza tubifuriza amahoro turabasuhuza turababwiye tuti tubacunguye amaguru ntitwabavuna amaguru kuko tutari abanyazi. Mwicare mugubwe neza kandi murakaza. Aha mwadusanze ni cya gicumbi cy'umuco kwihura ihondo, umuhari w'umuhoro w'amahoro by'Uwiteka Imana buranira bwe kandi namwe. Aha ni mu rugo rw'umubyeyi yamuremye Uwiteka yatamirije imitako ku gicumbi cy'umuco n'igicaniro cy'impanuro. Ku isibo y'isonga rwa Sameto rwa Mpambara umuhanga ku muheto, inzovu y'imirindi intare y'umugara. Data wangabiye akatsi ko hepfo y'inzira ndatunganirwa nka mirenge ku ntenyo. Mu nkundire tubanze twiragize rugiraginye byose akatugenera umunsi. Reka uri kuri gahunda y'igihe kugira ngo tutakyonesha yegera imbere adashyira amashusho. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. izina ry'Imana nyir'impuhwe nyir'ibambe, ibisingizo n'ikuzo n'ibyawe Mana, wowe dusenga, wowe dukesha byose, kugira ngo utuyobore mu nzira nziza, inzira yawe wishimiye, atari inzira y'abakurakaje cyangwa bateshutse kuri gahunda zawe. Hanyuma kandi uri nyir'impuhwe, uri nyir'imbabazi. Mana, iyi ni isura cyangwa amagambo yawe afungura ibirori byose bitagatifu, ibirori byiza, imihango myiza ndetse n'amasengesho yose. Ni suratul Fatiha umubyeyi Hussein Ruhumbuga nagira ngo ujye ijuru, hanyuma twongere turwane mu bintu, hanyuma dusabe n'abakobwa bateguye amazimano bayatugezeho, kuko uyu ni umunsi ukomeye, umunsi Imana yatugeneye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro, alhamdulillah. Iminsi myinshi iminsi myinshi gahunda ndashize kugira turi amahoro, ishimira bose abavana baje gutwakiriye. Uyu umuryango rero w'umubyeyi yamuremye Toma n'abanyamuryango bose ubona basaza, reka bazimirize inyota mukureho urukoma umusaza tumuzimanire. Urakoze rwose. Mubyeyi Hussein rero, aya ni amazimano bose nabonye hananditseho ngo ni randevu, ubwo dufitanye gahunda dore ijisho rikwihera. Randevu kuri Muhazi rwose ntako bisiga ibirori byacu.
Bismillah. Hanyuma ndebere bariya nanjye ndakurebera bariya dusobeke uru rukundo n'urukumbuzi kuri uyu munsi ugira izina. Bismillah. Asante. Mutaveni mwiza rwose. ati ku buzima bwacu ababyeyi ntibaturushe kuganira ngo tubarushe kwima amashyi muzi ibiganza nyabuneka. Murakoze cyane. Data w'ikije avuga ngo ku buzima bwacu, kandi iyo andebye akambwira ngo shyira mbere uharabije uruhembe rw'igihugu ugomba kwitwararika, nanjye mba numvishe data iryo renga. Reka mbwire barumuna banjye n'abashiki banjye, ukenera amazi mu muha amazima mu mukoma ikiziba, ukenera umutobe utaratobwe n'abana mu muhereze bigende gutyo, ukenera ubusheri wacu twarasheshe turashigisha, ukenera amata kibategara buronshize rurashoka, ukenera ubuki abahanga baragitse zirege turahakura. Ni ukuri mwicare mutunywere, nta kibazo dufite kwa yamuremye. Ariko ikisumbwe yarambwiye ngo shyira mbere Eric, ntituzaba twataramanye n'imfura z'umubyeyi, inshuti, abavandimwe, ababyeyi bageze hano mu muryango, uzababwire ngo ukenera agasembuye aze kwimenya tuvuye hano. Twebwe ntabwo dushyiramo ibisembuye, ariko ukenera agafanta aze kugafata agafate kamuvuga igifu. Reka rero data, ndabona buri wese yicaye nko kurazireba imbere, nkundira twongere dutarame maze twizihirwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanika wa majdika. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa zayyina bittaqwa wajma' lana khayra al-akhirati wal ula. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا تجعله علينا وبلاه وغضبا والنقمة. Imana niyo nyiri ibihe, kuko abantu barara kubiri bakarota kimwe, Imana igashoboza abantu bakagendera mu binyabiziga bitandukanye. Noneho byabaye n'akarusho uyu munsi, hari abari bageze ubwa mbere mu mazi, ariko Imana yatugiriye neza. Dore uko turebana mu maso, dore uko turebana mu maso na mushuti wanjye Hussein, wa mugani wa Nyakayonga ka Musare, ati ukwibyara gutera ababyeyi neza. Ukwibyara gutera ababyeyi neza. Uwo ni Nyakayonga ka Musare ka Karimunda, ati mwameze amaboko arabakamira abagwiriza imihana. Ni ukuri kuri uyu munsi ni umunsi mwiza mubyeyi, turabishimiye, kandi si ubwa mbere tuvugana, si ubwa mbere dukora ibikorwa nk'ibi. Imana igira neza, nicyo gituma natangiye nyitaka ubuhangange n'ubuntu bwayo n'impuhwe zayo. Ubwo rero uyu munsi babwire ko twagenderewe n'umuntu wose mwiza, ndetse n'ijambo nkakeka yuko arisanganywe. Ijambo cyo kora ni iryanyu babyeyi, nimurimuha arabivuga. Mubyeyi baguhaye ijambo. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi khalaqna wa razaqna wa lam yatrukna hamalan bal arsala rasula ilayna faman a'tahu dakhala al-jannah ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذ وبيلا. صدق الله العلي العظيم. Amashimwe
ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiye uretse Imana rurema wahanze byose. Imana yo dusenga, yo twambaza, yo twicuzaho, yo dusabaho inkunga zitandukanye zirimo no kuyiyoboka. Nuko uwo yayoboye ntawe uzamuyobya, n'uzayobywa n'irari ry'umutima we ntawe uzamuyobora. Imana tuyishimira rero ko yaturemye kandi nitugenera amafunguro ndetse yagenera n'inshishi tubona n'ibindi biri munsi yazo. Hanyuma uzumvira Imana dakhala aljanna azisanga mu bwami bw'Imana isumba byose. N'uzayigomekaho azisanga mu muriro usaba Imana ko yawuturinda kuko imibiri yacu. Imana iti namufashe naramucakiye mufata ugufata kwa cyane. Inshuti muvandimwe rero ntabwo ari hutuba tugiyemo, ntabwo ari amawiza uretse ko nayo turayazi aranakenewe, ahubwo yakuni maqami maqala. Buri cyicaro cyose kigira ibikivugirwamo. N'iki cyicaro rero gifite impamvu yacyo. Nagira ngo nyemerere ube mu byimbo nkubwire ko naje kugutura kandi nkaba naje kugukeza. Nsabe wantwaje uruhago rwanjye hanyuma nawe haguruka musore wowe wegere umushiki wawe aguhereza iriya nkangara uyikorere mwereke ko tugiye kubigenza, kuko mu muco wacu abagore ntabwo tubikoreza, baba ari abahereza. Umusore urabona n'aka gatuza ke nubwo wamwikoreza umusozi yawe wikorera nta kibazo, ariko mushiki wacu ntabwo yakwikorera. Nongere umuhereze gusa ari ikibazo. Ureba umutobe mwiza y'abantu bawunyoye nubwo baba ari abasaza, basaza badasusumira badatitira. N'ituro ikaba intashyo y'ababyeyi, intashyo y'umuryango. Nibyo ni intashyo y'umuryango. Ntabwo ugenda ibwirwe nsubira hariya, ntuzire hariya ahubwo bariya bajye baza, hanyuma ahubwo agiye kongera agaruke. mukomeze mukeze umuryango. Twaje twikwije kubera ko uyu muryango wanyu n'umuryango w'imfura kandi umuryango mwiza ngira ngo urabizi. oya no kubareba mu maso, alhamdulillah, ubareba uhita ubona ko bazaguha. Erega n'ubundi buriya amaboko azakugabira ngo uyabona mukiramukanye. Ni ukuri nibyo rwose, siko bimeze. nibyo. Mubyeyi rero, mbere mudusanga sheikh. mubyeyi rero twebwe ntabwo turi ku rwego rw'inshishi nazo burya ziganirira ku busa. Unyemerere hanyuma nze kubagezaho ubutumwa bw'umuryango. Umuryango uruvugiro rero ni uruvugiro. Maze reka bakureho urukoma, bakuraho urukoma, bakuraho urukoma. Ko ntabwo birimo umunanira se, bakuraho urukoma dusogongere tunasomeho hanyuma tuganire. Nibyo kandi birakwiye. Nuza kumva rwose bikwiye uraza kumbwira uti kuko twebwe ntitugira inzoga, ntabwo tunywa inzoga. Uno mutobe ni ubuki, kandi ubuki bwiza bw'iwacu cyangozwa na kera twajyaga tubusangira. yewe banza wumve. Bismillah, usomeho numve ko mwayeze. yemwe gakuyijambo wigira gatatu rwose wongere usome neza. shehe gakuyijambo ababyeyi barakoze cyane. Data
aravuze ngo iyi nyengo ikwiye ijambo kandi irankwiye nk'umuryango w'iyamuremye. Rero mubyeyi, iyo nanjye nitegereje nkabona uje inkokora zitareba inyuma, ukaza inkokora zireba imbere, ukazana umutobe mwiza ukawutura data ikibindi kinini akizihirwa tukanyurwa. Ubwo ntabwo ndi bugushyire mu bindi, ahubwo ngiye kuguha umwanya ubanze kandi utaramane na data. Murakoze cyane. Kabyara byaje inka. Murakoze cyane. Inshuti yanjye kandi muvandimwe, nagira ngo mbabwire ko mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango wacu, ubundi umuryango wacu ugira izina kandi n'uwanyuze ko urigira. Umuryango wacu ni ikivumu cyuganisha abanyamuheto, abatawigira bakanyagirwa, abo ntabwo ari ba mwebwe. Rero mubyeyi, inshuti yanjye, niba n'izi mfura, mbanze nshimire umuryango wacu ko uyu munsi wangize ngabwa, ariko aba bantu bose ureba uhereye kuri aba bari imbere ni intyoza, ahubwo gusa turatombora umunsi, tombora rero yaguyeho. Bongera ngabwa bati reka muri uriya muryango w'Iyakaremye uhagarariwe n'umusaza Twaha, uhaseruke uhavuga ijambo. N'iryo jambo rero kugira ngo mbabwire ko nk'uko bisanzwe muki tujya tugira igihe tukisuzuma, ubwo tuba tumaze gusarura, tumaze guhunika ibinyamafufu bitugu ubutaka, duheretse kugira inama y'umuryango, kandi ubwo tuba twicaye hahandi tubona ari hafi y'inkingi ya Kanagazi. Aba babyeyi n'aba basaza ureba ahangaha, abandi bari ku nkingi za Mbonabihita, turicara umuryango wateranye. Hanyuma twaje kubona umwe mu bahungu bavuye i Rukiryi rw'umusaza witwa Yamuremye. Hanyuma umwana aterura ijambo atubwira ati ariko mubyeyi, abanyamuryango twese ko duteraniye aha, aravuga ati imyaka mbona maze ndumva ibaye, tuva mu gicumbi cya data, nanjye nkagira ijambo, nanjye nkaba umugabo, ejo nkabyara abuzukuru b'uyu muryango bakarushaho kwiyongera. uwo musore rero kuko tumurebye, kuko yari ashoje amashuri, yagiye ku rugerero, ni intore itari intoragura amayugi, ibintu byose tubona yarabyujuje. Atubwiye ko rero mu muryango w'umusaza w'umubyeyi witwa Twaha, ndamubaza ni Twaha n'abazi cyangwa ni Twaha wundi? Arambwira agiye kuransanga n'umuntu w'imfura dusanzwe tutarimana kenshi, n'umuntu twahuriye ku rugerero, n'umuntu twatabaranye. Yakuriye nk'abandi, nimuze mushimire uriya musaza. Uriya musaza ntabwo ari ikigori, nta nubwo ari umuntu w'igicori ugeraho bataramiye ngo nibagire bati hano mazuki bagutaye bakwita ndi atongane. Ubu rero muvandimwe, mubyeyi, umwana rero yatubwiye ko umukobwa bashimanye yabengutse, hari umukobwa witwa Reco, ndavuga niba ari Reco wo mu muryango wo kwa Twaha, wa mwana ubuze ubwenge rwose hariya. Niba nta ntombara bakambwira bati
duhagarare nk'umuryango ugiye ko havuga ijambo nzagenda niba inshuti yanjye rero ntabwo byarangiye gutyo ko twaramubaje tuti ubundi uwo mukobwa wamushimye iki wamukundiye iki byagenze bite yaratubwira ati icyambere umukobwa ni umukozi ku murimo ntiyiganda aratubwira ati uwo mukobwa ni umuhanga twariganye mu ishuri iyo yabaga uwa mbere nanjye nabaga uwa kabiri naba ntabaye uwa mbere nawe akaba uwa kabiri ikindi yaratubwira ati uwo mukobwa akunda igihugu ibyo bintu hari ibintu tuziranyeho ngewe nawe burya umuntu naramuka yanze igihugu akakigambanira uwo muntu ntuzamugire inshuti uwo muryango ntuzawusabemo umugeni umuntu wanga igihugu aba ari umuntu mubi burya nawe aba yiyanga maze rero nuko mu bihe bitambutse kuko mubyibuka kandi twababwiye ko tutajya turambika tutari basendatazi abo basendatazi tubumva ahantu kure nta nubwo duturanye na basendatazi maze rero inshuti yanjye mubyeyi ntaciye ikibungo kuba guca ikibungo ubu turi hano ukarinda kujya guca ikibungo kugira ngo uze hano cyangwa uzagere ahandi hantu waba wigora kugira ngo uze kumenya ko iri jambo ndimo kuvuga mpagarariye umuryango mu izina ry'umuryango rifite agaciro urabimenya nimba mbaye ndisubitse gatoya kugira ngo dukomeze tuganire urabibwirwa n'abanyamuryango turi kumwe reka duhamagare bisajya bisaritse amasoso ruhanga rubengerana amatama akaba atemba itoto akaba arahaza umuntu w'izi wacu muhaguruke kandi muhaguruke nk'isibo kandi ntugire ikibazo byaciyemo ntugire ikibazo byaciyemo ndakurahiye reka noneho tujye tureba ba ruhamya rw'abagabo uburyo bagenda batera intambwe ugenda kwa sebuko ntagenda amatereka mfizi agenda atera intambwe imwe ku yindi kandi akizihirwa n'igitaramo cy'umuryango reka twumve noneho rubyutsa b'intore twagiye cyane ndamutanye cyane yabyirutse neza iyarugina yabyirutse atsinda abyirukana atagira amakemwa kandi nguyu atagira ubwoba ntimukangwe ntacyacyuze ko twakinyujije se mwamato ntimukangwe nabyabisage ko twabinyujije se mwimisakura arakoze cyane rubyutse w'intare urakoze cyane tumushimire cyane inkotanyi cyane intsinzi idatsindwa idatsimburwa rubera kunesha ni rutebezambuga mu ikotaniro yatambuka agaragiwe n'abagaragu abagabe bakamugabira agaje kubw'ubutwari n'icacangoro n'umusore w'ibigango n'imbimburira abahizi yigaragaje mu ikotaniro ry'igihe kumusha murambura intambwe hinda n'indo aramurasa ikibara kimuneza mu gihumbi ibwami baramwamamaza kari rukotana rukatana barukanze akabarumenesha rwizihira amakombe ahubwo kandi tera intambwe mfura yabeza umukuwa kwezi gashimwe tera intambwe eshatu urakoze cyane abadafite umwaga mu mukomera amashyi menshi cyane uyu ni umukuwa kwezi gashimwe data mujyane kwa data amusuhuze urakoze cyane ntabwo muri adatara ari kunyumva reka noneho tujye kwa data kandi ko kwitegereza nkabona nta guseka kandi mu rubavu harimo ikintu kiri gutimbya ukagira ngo ni ifuku ngo egera data aguha umugisha
bose ngo nabasuhuze baguhe umugisha wa kibyeyi ati uri umukwe mwana, nta tegeko na rimwe nta kiganiro na kimwe tuzongera kugira mu gitaramo cy'umuryango udahari, kandi turagukunda cyane, ni ruhamya rw'abagabo ifura cyane. ubona uruhanga rwuzuye inama n'impanuro, kandi uhagaze bw'umwana busumara agahinda bukwege agafunga bukwasi ngo reka uzi ababyeyi bicaye hari inyuma ntabwo babageraho, ariko njye kugufasha inshyimbo urambura amaboko yombi ubasuhuze maze baraguhereza amashyi menshi cyane n'impundu, barakwakira mu muryango. Urakoze cyane, reka nkuzamure mu ntera. Data yarambwiye ngo umukwe wakoye zigashimwa nzajye muzamura mu ntera, usibye ko mu Rwanda bitagikunda ubu ngubu uyu mugabo ntabwo akwiriye abagore babiri cyangwa batatu basi. Ni mwiza no kuri kw'Imana dagapisa umukwe wakoye zigashimwa ko mbeze utera intambwe aho ngaho. Aha, iyi ni intebe y'imvunwa yicaraho umukwe wakoye mu muryango wacu. Reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza. Aba basirikare bo badafite ipeti na rimwe wenda kuzamuye mu ntera na kugeze marishari, ariko aba basirikare mwese ntimugatere umwami umugongo, muhindukire murebe umwami. Urakoze cyane. Mfura yabeza ndebera umutwaro umwe umutunga inkoni maze umubwire ngo reka we ngugire koroneri mutunga inkoni. Urakoze cyane. Ni pale wapazi puripashi mipangu ni yapangurwa nawe ari kugenda byimba cyane ko akagiye kuba koroneri genda byimba mwenyura cyane. Ako pale ndabona nari n'umuhanga araseka ukagira ngo na banke yamuhinguzanyo naho kuri kw'Imana ishobora byose. Reka rero ngusabira umugisha kuri bano basirikare batoya, no kuri kw'Imana uhereye kuri Rubangura ugakubita hino gatoya kuri Petit Frere ukajya hirya kuri uno mustari wacu tugira mu muryango ni mubyara wanjye, ukajya hirya kwa Ndungutse. Wihangane ntajye n'umuzamura mu ntera, abantu bose bagufitiye umujinya, ushobora kubazamura mu ntera bakagufatana iki gihugu. Ahubwo reka mbasabe ikintu kimwe, buri wese nafata ishyimbo ye mu kaboko k'ibumoso, zamura kubita ku rutugu. Wow, wani rubyutsa w'intore ishyira mbere ngo mumukubitire isari yabyishe. Hari uwabyishe mwongera musubire amadohoro, mwongera mufunge neza, nono mufunge neza, mumufungire. Aha, salute. Urakoze cyane. Noneho bagabo babwira ngo babiri ku ruhande rumwe n'abandi babiri ku rundi ruhande, muncungire umutekano. Wow, urakoze cyane. Amashyi menshi cyane kuri Fura Yabeza. Arakoze cyane. Ntabwo bazi inzira data, bazi inzira wanyuzemo nawe bazayinyuramo kandi bizabagora cyane. Aha, murakoze cyane. Reka pare ufatira umutware, ariko uraca akabugi umwami ataraca akabugi kubera iki? Arusoni uzi ko twahita tugusohora muri kino gitaramo cy'umuryango. Fatira akaboko ka ruhamya rw'abagabo amanuke gato cyane ataza kugira ikibazo mu gitaramo shyira mbere nkaza guhanwa na data. Mumanure gake yashize we baba we yashize, ariko humura hakurya tuhakubita umwotso ntacyo bitwaye. Pare nawe cakabuge, nawe cakabuge. Urakoze cyane kandi uri umutware bose bazajye bakureberaho. Noneho Fura Yabeza marishari wavuye ku ipeti y'abantu bo hasi cyane. Aba basirikare ba Kadogo badafite ipeti na rimwe n'ubagirira impuhwe uzajya ufata iyo shyimbo yawe bamanure gutya, nabo baca akabuge iburyo n'ibumoso bikore gutya, ariko ufata iyo shyimbo yawe ntacyo bitwaye, koresha iyo shyimbo yawe y'ubutore. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha data. Rero umubyeyi n'inkundi yo nitegerejeho munganya ibigwi nkabona atari kumwenyura, buri hari ijambo rimwe mwatarama agahita yizihirwa nanjye kandi shyira mbere ngahita nihuta cyane. Urakoze mubyeyi. Icyo nakurikizaho kubasaba, icyo muheruka kera kiri umwana akiga muri za pirimeri, kandi amakuru namenye nuko na kaminuza yirangije. Ni ukuri rwose ugize neza, waza kuba ufashije n'uriya musore ujya kwicara ngo yabaye nk'umusaza arimo gushinyiriza, ariko nanjye uwo mwana namuramutsa hanyuma na mugenzi we akaza kumuboneraho. Ni nk'ibyo ngibyo, ntabwo navuga byinshi.